Mwiriwe neza abandi muraho neza. Banje kubasuhuza murakaza neza kuri ino channel ya Modali IT Group. Abantu rero benshi bifuje kwiga design ariko babura ahantu na hamwe bayihera. Niyo mpamvu uno munsi twifuje kuyitangira duhereye kuri zero. Ikintu cya mbere reka ubanze ujye kuri browser, jya kuri browser uhitemo email yawe, making sure ko ufite email yawe. Nurangiza uze wandike hano Figma. Figma nicyo gikoresho tugiye kuzadukoresha tudesigninga. Ukirika hano kuri iyi link ya mbere wari ukirikaho Figma the collaborative interface design, uyikirikeho. Numara kuyikirikaho iyi page ya mbere uri bugweho niyo turi bukoreshe ducreatinga Figma cyangwa se tools turimo tuyikonfigura. Muri makenya rero iyi tools cyangwa se iki gikoresho tugiye kwifashisha cyitwa Figma nicyo abantu benshi bakoresha badesigninga. Bibutsa yuko tugiye kwiga design duhereye kuri zero. Zanza twige general design, nitumara kwiga design iyo muri rusange, maze ubundi twige design yo gukora ama website ariyo bita UI UX design. Rero nta kindi kintu bisaba, birasaba ko ufite mashini, ukaba ufite email yawe kugira ngo nujya no ku yindi mashini cyangwa se yindi computer ujye ubasha kwiloginga in ukoresheje ya email yawe, ubashe kugira ikintu na kimwe. Mbashije rero gufata email, muri kuyibona hano, email y'umuntu udafiteho account kugira ngo duhere kuri zero turebe uko bimeze. Rero numara gusacinga iyi Google, umara gusacinga kuri Google iyi Figma, cyangwa se wenda reka dutangire, ushobora kuza ukavuga ngo google.com, ukaza hano ugasacinga ukavuga ngo Figma ngiyi, maze ubundi ukahita ukanda kuri ino link ya mbere. Iyi link ya mbere rero yikanzeho uhita ubona ahantu handitse ngo get started, ubwo ni ugutangira. Turahita tuhakanda rero, kandi hano kuri get started. Bibutsa ko iyi Figma ushobora kuyikoresha yaba ari wowe cyangwa se n'abandi bantu muri kumwe nka team, nicyo kintu yagenewe. Designing ibintu ibyo aribyo byose aho byaba bikagera hose. Iyo udafite account ushobora gukoresha buno buryo, ushobora gushyiramo email yawe hano cyangwa se ugakuvuga ngo continue with Google mu gihe uzi ko neza hano iyi Google ari iyawe. Dukande hano get started, ubundi dukanda kuri continue with Google ahangaha. Noneho hano barambaza ese urashaka gukoresha iyi email? Yego. Uhita ukanda hano handitse ngo continue. Noneho rero imaze gukanda continue yo ihita ibyimenyera. Tugiye gutangira guhera kuri zero ku buryo buri muntu wese ugitangira kuri Figma ashobora kumenya ngo ese nahera hehe, byagenda gute kugira ngo mfite account, kugira ngo creatinge izo team, creatinge projet, creatinge ibintu byose. Aha rero barakubaza ngo ni irihe zina ushaka kujya ukoresha, wumva wazashaka gukoresha kuri Figma. Hano barambwiye se ni iri ngiri ririmo hano, ushaka uhita ukanda continue. Hano bakakubaza se ni ibihe bintu ukora, uri iki? Hano reka ndishyireho ko ndi umunyeshuri cyangwa se educator, nkomeze. Hano barambaza se do any of this describe ese muri bino bintu hari ibintu bigaragaza akazi kawe, ni ibihe? Reka nshyiraho at school, mvuge ko ndi kwiga. Ni iyihe type ya institution do you attend or work for? Ni iyihe nkorera wapi? Hano hose nshobora kwishyiramo wenda bootcamp online. Hano bakambaza do you usually collaborate, ese hari igihe ujya ukorana n'abandi? Shyiraho kuri umunyeshuri nta kibazo. Ubundi hano rero ese ni abahe bantu ushobora gutumira kugira ngo mutangire gukorana? Mbabwira yuko tugitangira nababwiye ko iyi tools ushobora kuyikoresha nka team, mushobora gukorana muri benshi. Reka nshyireho wenda indi mail
mu gihe uyifite uyishyiraho, iyo utayifite ushyiraho iyo yawe n'ubundi nta kibazo kugira ngo ubashe gukomeza. Ngewe nyishyizeho. Ese aba bantu baratangira na select everything, reka creating a new project nta kibazo. Ese wigeze ukoresha Figma? Wapi, wenda ni ubwa mbere, abantu benshi bamwe ni ubwa mbere. Aha rero barimo barakubaza ngo ese urashaka gutangira gute? Bibutsa ko iyi Figma ko ikora online ushobora kwishyura, ariko hano ushobora no kutishyura. Rero nkatwe iyo tugitangira dufite amaporoje atari menshi cyane, cyane ko tuba dutangira urabona ko bakwemera poroje imwe iba irimo amafayili 3 bakaguha n'amapaje menshi cyane. Hano ni iminsi 30 version history yo kuba wareba ibintu waba warakoze muri history yawe cyangwa se ibyo uheruka gukora. Reka rero tube rero twihitiramo, kuko twe ntabwo dukeneye ibintu birenze cyane, ntabwo turi kampani nini cyane ku buryo izakenera abakozi benshi cyane. Reka tube ariyo dukoresha. Okay, noneho hano bari kutubwira ngo design with Figma. Hano muri Figma harimo ibice bibiri, kuko bari kubaza ese urashaka gutangirana n'iyi. Hariyo bita Figma design Figma, hari niyo bita whiteboard Figjam. Iyi rero uhitamo iyi ya mbere, kuko iyi ya kabiri ntago ariyo dukoresha. Iyi ya kabiri ni turazayibona nitwigira imbere, tuzabona ko yo ariyo bakoresha bakora icyo bita brainstorming. Rero turahitamo hano, kuko iyi ngiyi urabona, iyi ngiyi yo bodi yayo ni iy'aba designer bakoresha barimo berekana ibitekerezo uko ibintu byagenda, ariko twe turahitamo iyi ngiyi niyo dukoresha turimo tudesigning. Dukande finish. Ubwo buriya twari turimo dusetinga iki? Twari turimo dusetinga proje. Bibutsa ko proje tuyisetinga bwa rimwe gusa. Hano rero tuno tuntu twa next bagenda bakwereka ahantu wakirika ngo hariya ni text, gushyiramo text. Hano ni ukugira gute, bagenda babikwereka nyine babikwigisha, ariko twose ukanda next, ubundi ugahita ukanda start bikarangira, ugatangira proje yawe nta kibazo na kimwe ufite. Bibutsa ko hano ubu iyi ni proje tugezemo, ariko dushobora gusubira inyuma gato tukareba structure yayo, tukareba ese Figma yubakitse gute, ese imeze gute. Bibutsa ko uyu ni umuntu twinjiriyeho, arabona ko ni nk'uko nawe waba winjiye kuri email yawe, yitwa Mbabazi Alisa. Uri kubona ko hano hasi hari amaproje, hari team, habanza team, hagakurikiraho project. Rero muri project iyo hakanze niho baguha amafayili. By default cyangwa se mu busanzwe bahita baguhereza ino fayilo yanditseho ngo izina ryawe, muraza kubibona n'uyikreatinga, izina ryawe, team library. Ariko iyo ushaka uhita ucreating iyawe ukanze hano bita design file, apana iyi Figjam. Design file niyo ukandaho ukahita ubona fayili yawe. Kuba handitseho team project, ibi byose ntabwo biri naminze. Dusubire inyuma ho gato kugira ngo tubyumve neza. Aha rero urabona baguhaye team 1, iyi ni team 1, sibyo? Ushobora kurinaminga gutya, wenda iyi team ushobora kuyikandaho ukayinaminga, ukaba wahita wenda team 1, cyangwa se ushobora no kuyita izina, reka nyite wenda Hodari Muheto team 1. Ibi nta kibazo rwose kirimo. Ikindi n'iyi proje irimo ushobora kuyihindura ugashyiramo wenda tutorial 1, tutorial project 1, proje ya mbere, tugakanda enter key kuri keyboard, maze ubundi ya fayilo twakiriyetinze ngiyi dushobora kuyikandaho double click tukayinjiramo tukareba uko bimeze. Muri kubona ko hano handitse tutorial project 1. Aha hirya yaho dushobora kuhakanda tugahita turinaminga tukavuga ngo tutorial 1 wenda.
cyangwa se design tutorial file 1 kugira ngo tujye tubyibuka ko ari file 1. Aha rero tugeze niho dukorera ibintu bijyanye n'amadizayini, ubwo ejo nibyo tuzasura. Ndacyari gusobanura structure yayo kugira ngo byose tubyumve. Kansubire inyuma ho gato. Iyo usubiye inyuma ho gato uraza hari n'indi file zose ucreated ziza hano hasi, mbibutsa ko ziza hano hasi. Ikindi hari indi bita figjam board nayo ni file, reka tuyikandeho turebe uko imeze. Iyi figjam board iyi ngiyo yo itandukanye n'iriya design, kuko iyi ngiyi niyo abantu batangira ibitekerezo mu gihe bakiri mbibutsa ko iyi ngiyi ariyo bakoresha nyine, iyi Figma bashobora kuyikoresha nko muri team. Aha rero niho dushobora gutangira wenda ibitekerezo, umuntu akaba yaza agashyiraho ibitekerezo, wenda igitekerezo cya mbere uri kubona ko ahangaha naho ushobora kuza ugatangira ibitekerezo. Si kimwe rero n'iriya yacu, iriya Figma design itandukanye n'iyi ngiyi. Hano wagenda uzana utuntu twinshi, wazana circle, wazana text, ukandika ibintu byose, ibintu byinshi hano wagenda ubizana. Muzagenda mubyiga uko muzagenda mubyiga, ariko mbibutsa ko Figma ifite ahantu wakorera habiri. Ahangaha naho abantu batangira ibitekerezo cyangwa se abadizayina bashaka kwagura ibitekerezo baza hano bakabyagurira hano, maze ubundi bakabijyana muri proje. Dusubire inyuma. Ahangaha ni ahantu haba hari ibintu byose, amaporoje yose wakoze aba ari hano. Uko tuzagenda dukora muzagenda mubona amaporoje agenda yiyongera rwose. Mbibutsa ko ahangaha iyo wakanze uhabona imyirondoro yawe, ushobora guhindura ukava muri light ukajya muri dark niba ushaka ko iyi Figma yawe isa n'umukara, ariko kugira ngo tutorial ibashe kugaragara ni uko ndi bugumishe muri light. Ushobora gukanda hano none ukaza ukaba wahindura setting. Urugero nk'uno muntu witwa Uwibaze ngiye nkamuhindura, wenda urugero nkamwita izina rya Nyimuheto bose. Hano biremewe ko wabihindura. Ikintu utahindura ni email yo niyo ibigize bino bintu, ntabwo wayihindura, ariko urabona ko wa muntu yahindutse. Ikindi niba ushaka application kuri desktop wanyura hano ukayidownloadinga ukayinstall. Rero hano hari n'ikindi gice bita community profile, ushobora nayo kuba wayicreating. Ushobora kuba wakongeraho indi account, wenda hari abandi bantu bashaka kuzajya bakoreraho, ushobora kuwongeraho cyangwa se ukarogingaho tukavaho hano. Ibi ni ibintu byose biba hano. Ikindi hano hantu hari akantu kari munsi, mwese muri kukabona, aka kari munsi bita community. Hano iyo wakanze ni ahantu abadizayina bose bahurira bagashyira ibitekerezo byabo, bagashyira uduporoje twabo. Ukaba waza ugahitamo agaporoje kamwe na kamwe ugakoresha nka template ukakitirira. Urugero nka kano ushobora kugakandaho ukakareba, wamara kukabona ugakopininga muri Figma ni urugero, ukagakoresha ukareba uko kameze. Ariko tugomba kwiga ku buryo natwe tuba twakora proje zirenze, natwe tukaba twazishyira kuri no community ya. Uri kubona ko nk'ubu iyi ni proje umuntu yakoze, ariko iri kuri community. Ushobora kuza rero ukayikoresha nta kibazo, cyangwa se ukayigiraho ukaba wareba ibyo wakungukiraho, biba bihari byinshi cyane. Rero ikintu tuzakora ni uko tuziga kudizayininga, tukaba twakora amadizayini ya Android app, tukaba twakora ama desktop app, tukaba twakora ama wireframe, tukaba twakora ama wireframe, ama banner, tukayiga tukayamenya ibintu byose dukoresheje ino tools yacu bita Figma. Tugomba kuyiga rero tukayimenya yose. Igihari ni uko mwebwe muba in touch, mukakomeza mureba mukareba, kubona ko ya file yahise iza muri file zacu, ariko ushaka no kuyisiba uyikandaho, ugakanda right click
ukaba wayidiritinga ikaba yava mu byawe ikigendera, nta kibazo rwose. Mbibutsa rero ko mugomba gukora subscribe kugira ngo mujye mubibonera ku gihe. Ubu nibwo dutangiye ariko tugomba gukomeza buri munsi tukabigira umuco tukiga, byibuza tukazajya dukora design imwe mu cyumweru, tugakora design imwe. Ntatinze rero urabona iyi niyo, reka tujye kuri iyi design twari twakoze turebeho utuntu dukenya, maze ubundi duclosinge, ariko ejo tuzatangira kureba indi tutorial iri bukurikiraho. Turatangira kureba ese ni gute bino bintu bikora, ni gute hano hantu hakora, ariko tuzahera dutangira tureba ibice byose bigize iyi design yacu turuzi, tuyige ku buryo buri kantu kose uzajya umenya ngo aka ariko, ikindi tugatangira tugakorana buri munsi ugakora, uzagenda ubimenya. Iyi niyo interface tuzakoreramo. Uramutse ufite ikibazo wamvugisha nta kibazo. Murakoze cyane, muraza kubona muri description nimero mushobora kuba mwahamagaraho, mwamvugisha nta kibazo. Mukomeze kugira ibihe byiza.